nubwo twese turi beza ariko gusa natwe turabizi ko ubwiza burutanwa. Uyu munsi ngiye kubereka top 10 y'abakobwa beza cyane bakina filime mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2025. Kugira ngo tubane ku mwanya wa 10 turasanga umukobwa bita Judy wamenyekanye mu gukina amafilimi ndetse no ku ruhande runini akamenyekana kuri TikTok nk'umukobwa uzwi cyane mu bantu bakora challenge bakunda utuntu tw'udutwiko bafite followers benshi ku rubuga rwiwe rwa TikTok. Uyu mukobwa yatangiye amenyekana muri filime yitwa The Secret, ariyo yakuriyemo acting nziza cyane yatumye abantu bamwibazaho cyane ndetse n'ibindi byose, akaba ari n'umwinfluencer. Ku mwanya wa 9 turasanga umukobwa mwiza ukina muri Papa Sava, ukina afite amahane, muramuzi mwese. Uyu mukobwa ni umusitari cyane, ashize iminsi bavuga yuko yaba yarashwanye n'umugabo we, ariko kuri ubu ngubu ibyo bikaba ari ukuri, akaba yarashakanye n'undi mugabo kuri ubu ngubu. Uyu mukobwa yatangiye gukina muri 2019 bitewe nuko aribwo yatangiye kumenyekana, gusa kuri ubu ngubu akaba ari umukobwa ukunzwe n'abatari bakeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tugiye ku mwanya wa 8 turasanga umukobwa bita Inkindi Aisha. Aisha ni umukobwa wamenyekanye cyane mu gukina amafilime ndetse n'amakomediyani, akaba ari umukobwa mwiza wifuzwa n'abatari bakeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi akaba ari umukobwa ukunda kwigaragaza uko ateye kose bitewe nuko atajya yishira ngo yifate nk'abastari. Iyo umubabaje agwa ikinyarwanda cyuzuye, ndetse akaba ari umukobwa ukundwa n'abatari bakeya b'abanyarwanda kuri uyu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa 7 turasanga umukobwa w'umusitari cyane ukunzwe n'abatari bakeya bita Alice, ndetse ukaba ukunzwe cyane muri ubu ngubu muri filime yiwe aherutse gusohora yitwa Umukire w'umumiliyoneri. Kuri ubu ngubu akaba ari no gukina filime yitwa The Homeless Girl, akaba ari we mukobwa uri ku mwanya wa 7 mu bakobwa beza dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakina filime. Kuri ubu twihuse cyane tukajya ku mwanya wa 6 turasanga umukobwa mwiza ukina muri filime yitwa The Behind the Heart Hand. Uyu mukobwa ni umusitari cyane kandi akunzwe n'abatari bake, Aria niko bamwita mu mafilime menshi akunda gukina, kandi uyu mukobwa ni umukobwa wifuzwa n'abantu batari bakeya kuri ubu ngubu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dukomeje cyane ku mwanya wa 5 turasanga undi mukobwa w'inshuti yiwe cyane bita Aria. Uyu mukobwa ni umusitari cyane ndetse nawe akaba ari gukina muri filime yitwa The Blind Series, akaba ari no gukina amandi mafilime menshi ndetse amenshi anyura kuri Zacu TV. Yaba n'abakobwa n'abasitari cyane bitewe n'ibitindo bagenda bakora mu myandikire yabo, muri acting yabo, mu buryo bitwara ndetse niyo bari kuri set, ndetse n'ubwiza bwabo, imiterere yabo, akaba ari mu bintu bikurura abagabo ndetse n'abandi bantu bose bakabashyira kuri uyu mwanya. Twihuse cyane tunyerekeye ku mwanya wa 4 turasanga umukobwa bita Linda Priya. Linda Priya ni umukobwa mwiza cyane ukina mu mafilime menshi cyane, harimo Bamenya Series, harimo menshi cyane, ndetse akina menshi cyane, kandi akaba ari umukobwa beza cyane kuri uyu munsi twabonye, ndetse akaba afite channel yiwe nayo yitwa Linda, kandi akaba anyizo full movie, ndetse n'umukobwa mwiza cyane wifuzwa n'abatari bakeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, afite aba X 5. Ku mwanya wa 3 turasanga umugore bita Bahaf Janet. Ni umugore mwiza cyane ndetse ukundwa n'abatari bakeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi ukina amafilime aryoheye abantu ndetse uvuga ibintu by'inyigisho cyane ku buryo umukurikira wese ahora yifuza kumureba ndetse no kumva ibyo ari gukora, ko ari umugore w'igikundiro ndetse umugore mwiza pe, ndetse ku bantu bose bamwifuza baba bari benshi cyane, bifuza kumureba, bifuza kumubona live, afite igihe azaganira n'abafana biwe bose muri uyu mwaka, buri mwaka akora session.
Montera kandi subscribers ngusabye kwibuka ukanda subscribe dukomeza mbajyana ku mwanya wa kabiri tugeze muri top 2 angagiye kubabwira umuntu uri ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwacu twakoze rw'abakobwa beza bari muri sinema nyarwanda. Ubu ngubu twihuse cyane tudatinze mu nzira, ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa mwiza cyane bita Miss Nyambo. Uyu mukobwa yatangiye gukina mu mwaka wa 2019 aho corona yari yugarije cyane bitewe nuko ubuzima bwari bugoranye, agafata umwanzuro wo gukina filime ko yari asanzwe abikunda gusa adafite ahantu yahera. Muri 2020 atangira kuba success ku mafilime yiwe, aho yatangiye gusura filime yitwa The Message igakundwa cyane kugeza kuri ubu ngubu akaba ari mu mafilime yatumye izina ryiwe Nyambo ribaho kugeza n'ubu ngubu akaba yitwa umusitari. Kuri ubu ngubu Nyambo na Titi Brown bakaba barahise bakorana content yabo bayita ababeso. Kuri ubu ngubu iyo content yarakunzwe cyane, yo iba mu bintu byongereye Nyambo izina. Kuri ubu ngubu ibyo bintu byari ibintu byiza ndetse by'agaciro. Kuri ubu ngubu gusa ibintu bigenda bihinduka. Se tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere uribaza ari nde muntu waba uhari? Ibaze wibaza umuntu uri ku mwanya wa mbere, mwandike muri comment utubwire icyo tuzakoreraho.